ndaho wabyukiye uri mu makaye cyagenze bite? Mama, umuntu aba ari kwiga iyo umuntu atize buriya kenshi aratsindwa. Mufite ibi bya bindi byanyu muri ibizamini niba ari ibizamini ntumbaje? Oya, mba ndimo unkora icyo bita tide. Mwana wanjye Rugwiro we rero mubwire mwana wanjye ko tuganire buriya. Buriya rero no kubona turi mu buzima butoroshye. Mwana wanjye hari igihe njye numva mfite ubwoba bwawe. Ugira ubuhe bwoba se mama? Hanze aha hasigaye hari imyitwarire itari myiza, ariko ndakwinginze mwana wanjye ujye umenya ubuzima nakurezemo, ujye umenya uko twabayeho, ujye umenya ubuzima twakuriyemo, ujye umenya ko nta wundi tubwira, sibyo? Ndakwinginze uzambere umuhungu mwiza, dore nkugira uru. Mama, rwose nzajya ngerageza, ndakwizeza kuzakubera umwana mwiza kandi nzabikora ku bwawe. Rero nawe ubuzima buri aha hanze aha ntabwo biba byoroshye, ariko ndirya nkimara kugira ngo ubone iyo minerivare yo kwishyura ku ishuri, nubwo utabashe kwitsindira ngo ubone buruse nk'abandi, remera nkagurisha ako gasambu, agahene nkagurisha kugira ngo urebe ko wakwiga. Mwana wanjye ntuzarangare. Ikindi kandi hanze aha hari ibishuko. Ariko ma wowe urebye ubona ntitwara neza koko? Mwana wanjye witwara neza, ariko iyo ntangiye kureba hari ibyo mbona nkabona nk'iyo misatsi, ibyo ni iki? Mami rega ntukamfate nk'umwana, ajya umenya yuko maze kuba umusore. Umuntu ntabwo usuka mwana. Mami rega ntabwo ibi ngibi aribyo bigaragaza ko nitwara nabi. Hari igihe ushobora kuzagendera muri ibyo muri busitari ukazasanga urasitaye. Ntabwo nzasitara rwose, uko biri kose sinkiri umwana muto, nanjye nzajya ngira uko nitwara. Buriya rero mwana wanjye abana b'abakire bafite ukuntu babayeho, sibyo? Dore nk'ubu ku ishuri baragenda bakagutuma imashini, nta bushobozi ufite, ariko byibura nabashije kugurisha icyo ngurisha, nkugurira iyo telefone. Ma warakanguriye Keza rwose narishimye. Jya witwara. Uzi ukuntu noneho abantu basigaye banandeba. Ibyo rero nibyo byica abana b'iki gihe ngo bakurebe. Jewe ntabwo bizanyica, ariko urumva kera barambonaga bakansuzugura, ariko basigaye biga nibura bakabona yuko nanjye mfite aho nkomoka. Niyo mpamvu nanjye rero mba numva naryo gusa, ariko ukabaho neza nk'abandi bantu b'abahungu bo muri iki gihe, ariko ntuzabishingire ejo bitazaguteza ikibazo. Ma rwose nanjye ndabibona, kandi ibi ngibi nkorera nkwijeje yuko nzabikwitura. Uko biri kose nzakora uko nshoboye, nzakora iyo bwabaga, ariko nzakwitura. Urabizi ko nta kazi ngira, akazi ko nkora ni ukumama, ni ukuri mwana wanjye uzatume nicuza. Mama ntukagire impungenge, dore ndimo ndakura. Uko biri kose nzarwana ishyaka ryanjye nawe, ndabizi yuko turi ba nyakamwe, ari njye nawe twenyine. Uko biri kose rero nzakora uko nshoboye, nzagukura ku murimo mubi kandi n'intego yanjye. Urakoze mwana wanjye Rugwiro, ndagukunda. Nanjye ndagukunda mama. Ni ukuri ndagukunda kandi iteka mpora ngusabira. Rero ntugiye kugenda se kumbwira? Icara hano usengere. Icara mwana wanjye ntukugende, hagusengere. Kandi ujye umenya ko umugisha w'ababyeyi ni ukuri urakurikirana, sibyo? Ntukajya ahantu hagusengere mwana wanjye. Ngaho reka musengere. Mana ndagushimiye, Mana nkweretse umwana wanjye, Mana uyu mwana wanjye ndamusengeye, Mana yanjye mu buzima bubi turimo butari bwiza, ariko Mana umwana wanjye ndamukweretse, Mana ndamukweretse, Mana yanjye inzira zose azajya anyuramo, Mana uzujyana nawe kandi ugendane nawe, kandi Mana uzamuhe byose umutima wanjye wifuza. Umwana wanjye ujye umurinda ibibi, umwana wanjye umurinda ababi, Mana ndamukweretse Rugwiro wanjye, Mana iteka uzahora umube hafi, kandi Mana mu bwenge umushoboze mu bintu byose mu buzima bwose bw'iyi si. Mana ngusabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwana wanjye umugisha wanjye ujye uhora ugendana nawe iteka ryose. Mama rero urakoze, reka ngende nanjye ntembere ngere ku muhanda, dore nta muhungu utari. Ubundi ubu iyo urebye aya ni amanota wabonye. Shano ntabwo uzi ukuntu bimureka mwana.
iri somo ryose twarigize ntishimye nararakaye arazinduka ubaze gutangira kwiga saa 2 ugasoza saa 11 ubona ko iminda ntabwo yana kaminda ariko ngiye ibintu byo kwiga uriya muri lecture simwishimira atanga amanota make none hakunda abahungu wajyana umutinganyi ibaze ko abakobwa umujyi imbere agahita gushihura ngo reba ukuntu wambaye ngo wambaye bigufashe najya buri urwitwazo nyine ngiye simwishimira winjyana iyo byagwa iyo bigwa nyine naratse lecture nayo watunyitse nese ngo wize utishimye ninda wari wakuyemo ni nari mfite ibibazo reka n'ukuntu umuntu acishamo akarwara ariko ahanini uriya muri lecture n'umwana mubi shangiye narayabonye yanga yarampagije ariko nanjye sinatsinze no muri nzashyira ku bishyimbo upfa ko wapasinze ubundi ibyo bintu bya first class nde babitora ariko se we ubundi icyo nkubaza urumva nshaka kureka ishuri ntabwo wazireka ukajya heza wabonye icyede cyede ubona abandi bantu bakora nakora icyede none ugiye kuva mu ishuri ko nta kazi keza wabona ugiye he ukagira inkuru ujya cyangwa ujya gushaka umugore basi ngo bajya gupfubura nagenze ndabona kuva mu majyaruguru nkajya iburasirazuba ubu gupfubura umva singushyigikiye basi nubona icyede uzagende cyangwa nubona ikinyonzi uzagenda ujya utwara ariko uriya si Rugwiro we uzi ko ari we Rugwiro karame kedi ese Vesto urapfa nimeze meze ute se David ariko simbashira amakenga ubona iki ese mwamwicaye muri hari igihango dufatanye turi kuganira ariko si ubwiza Kevin mwiyi misaki yego abagabo bari mu kazi nimba kunzwe byibo oya ntabwo bizi amabyifarenza mbwira ahubwo se twari gucana iki gihoro uri kujya he dore nayo ndimo nitemberera hano hose nabonaga bwije ndavuga nti reka mbe ntembera ese kusa neza we nasigaye arasa namwe murasetsa amafaranga se ni mama uri kaho uramenye mama nta mafaranga yigirira abantu basa gutya ni bamwe gusa cyasigara umujuru wabigenze ubonese ubona umupfubu yasere ibyo ngibyo subuye reka mbabwire muzi ibyo bituma mama byumvise mama murimo muvuga ndane sayo kwiye mama wanjye nawe n'umuturage ibyo ntabwo uramenye no muri quartier iwacu baranze barakuzi ko baramuzi no muri quartier bitero kusigaye wambara usigaye usa neza warasutse usigaye ufite utudrede utubanye ubusa cyangwa umuhanzi utudrede se shaho azanga naje uzori ni oya nukurega mwera n'abantu bakagusiga reka kubwire Robest urawe ntabwo ubizi hari umuntu dusigaye turi inshuti wagize mu batuzi se nuko nyamara utapfa guhita umumenya ariko turigana wowe wumve yuko ari nawe wampaye amafaranga ngo nsukishe direde ngo arazikunda ngo afite ukuntu azikunda ndamuketse aho nta udukobwa tubiri hariya tuva indimu twa turi turimo agakobwa kirata ngo baravuka sinzi ukuntu kameze kaga ni kameze nk'agashadi ahageze mutamuvuga nabi ariko afite undi bagendana witonda nta shadibu none se niyindi ngaho nyomoza niwe si we tekereza muri iyi karitsiye yacu utekereza abantu b'abakire bari ku rwego rwo hejuru bafite amafaranga ageze ndakikoza rero uriya we abakire binasa si kwa Karisa bonyine hari abandi bantu bakize nuko shaka ni kwa Karisa kwa Karisa yakwemera anyemera ariko zihungu ivumbi zicara ku meza mama ntako abatageze we mama ubona se ndi umusore mubi jewe arukuntu bavuga ibintu byo bita depression oya bavuga umuntu ngo yiyawe oya ariko nta kwiyahura uriya mukobwa niwe wamubasha nkamubasha umukobwa we ninde umva none ntuvubwire jesi nanamukunde yikundira mukuru ahubwo niwe unkunda amafaranga kaza amata bakubwira amafaranga we kubera yuko ari unkunda ubwo mpa amafaranga noneho mukuru we mwikundira kubera ko yigirira umutima mwiza
urumva nyine urumva jewe ndabakunda bose nsa n'uri mu mayirari noneho nabuze inzira nyayo nyuramo mbanyihera amafaranga uyu yapfuye uyu nguyu mva ariko nitwa nite bakunda abakobwa babiri umwe umukesha amafaranga undi umukesha umutima mwiza ukamara icyumweru ugapfuye ukabaye ikiryabarezi ntabwo ari uburyabarezi reba umuntu ugukunda aba ariwe mukundana wowe wundi uguha amafaranga ntabimenya zawe ni ukuri nakamu umva we ntabwo arekura amafaranga nk'uko umva Rugwiro ariko uwo mwana mwiza niwe mwiza iyo urumva iyo amagara aterewe ijoro buri wese agira ate usanze ikindimo nkibwira ngo ngiye kwibera umupfubuzi n'ishuri ndireke ngo reka wowe niba ubona ikofi rihari amafaranga aboneka by'amafaranga ubupfubuzi ni hatari ariko rata ako kantu uvuze amafaranga ese nizo za nshuti zanjye ntabwo mpamvu ngewe umwarimu w'abana bize iwanyu barabizi ko mwaje kwiga niba umukobwa agukunze n'ukurira byitwa guhemuka mu bakuru yego nyambi uzayamusubize biriseri ukundane n'uwo wundi kwikundira hanyuma rero umutima mwiza bawushyira ku bishyimbo saa sita bakawarura nimugoroba bakawurya iyo abantu bakundanye bafite umutima mwiza nta kibananira icyo cyose bashatse bakigeraho igifite kabisa mwanasabiriza ariko udahemutse itondero best ubu nyuma y'iminsi umaze washabirije hehe waragwaye ubundi best ameze nka mama sinyanja gusura ahantu se akamenya best ameze nka mama mama nawe ukuntu abambwira ngo mwana wanjye ngo ujya witwara neza ariko mama ndamwumva ngo ngomba kwitwara neza uko bikora ariko rwose nkubwije uzi igihe kintu nakubwira uyu munsi mbere kuko nshaka no kugenda nshaka kujya ikigore twari twahanye gahunda none se ngewe ugira ngo sinshaka kujya kwiga umugore w'abandi noneho umugabo wubatse ukuri bazakuroga uwo mugabo nagufata zawe bazarogesha ibukunja barogesha ibunyambirika bizahuriraho umva ahubwo mbabwire mwebwe murimo murantinza reka nigire kwirebera ariko nyine ubitekerezeho ni amafaranga cyane urazi ukuntu mushutse kandi ari umushutse yewe mushuka bwa mbere abijyamo oya ntegera abijyamo si ibyo wamujyanyemo afata icyo cyemezo ibyo wamugiriye inama basi ahantu byo gukora ikintu inde ariko muri cyo bigo yewe muri kiredi nizi ngo ndikore kuko abagore bubatse apfuye aho nawe uri gupfubura tuzabundi ni sawa mama ku ishuri biragenda ni amahoro nta na kimwe tubuze Karisa nkuko utansaba amafaranga ngo uhindure bino bintu amagingo mbona bikiri bizima bikiri bishyashya nta kibazo pe ariko n'ibisaza nzakubwira rero ukuntu mba mbifuza abana banjye mba numva nibura buri cyumweru mwajya murya muri salo ntabwo mama ngewe ibyo bintu sinabishobora umurumuna wawe reka da nimugoroba ndajya muri salo mama byashaje ubundi ni we wanjye ariko mama ufite umukobwa wowe se ugomba gufiringa ubuzima turimo ariko si mama nk'ejo ubundi ibi bintu bihindutse yaramenyereye muri salo buri cyumweru byazagenda byahinduka habaye iki ubuzima burahinduka ntabwo bufashe gerageza wisanishe n'ubuzima turimo ibyo bintu use byawe n'amafaranga byo kwifata igisuko ukakimara n'ukwezi umwana wo kwa Karisa oya mama ahubwo twakagombye kwisanisha n'abandi abandi barahari nyine bo mu cyiciro cyacu abo nibo nshaka kusa n'abandi ariko bo mu rwego rwacu ntabwo ajya yumva mugira inama ntabwo aba yumva iyo nama ngaho uvuga ibyo ku ishuri uko biba bimeze ngaho uvuga amakuru yo ku ishuri ngaho uvuga amakuru yo ku ishuri ko wakwajije mama mubaza amakuru yo ku ishuri nizere ko utajya muri bwabo kandi ugire guciririza reka njye najyayo reka ndanatumiza hanze ariko uriya ndamubwira se waje twajya muri kantine ngo hoya umva ntabwo ari ibyo mvuga muri umuntu wanjye ntabwo ari ibyo ndi kugura bizi ibiki mama uyu mwana ntabwo ajya yiga ndiga mama yikubeshya yikubeshya ndiga yikubeshya abarimu birirwa bambwira ngo muri umuntu wawe muzajya umugira inama ngo gutya na gutya ngo ntabwo bari ku ishuri numva azaba yagiye ariko bari baguhamagara nta n'impamvu yo gupanika ari mu buzima twarabavunikiye nubwo mwatsinda iwacu baranzajya nyishyura ntabwo uzayishyura ko ngenda atsinda ku giti cyane ariko ntukivune mwana wawe oya ngomba kwiga ku ishuri ubu nsebya ufite ibisuko bishaje umva uransebya ariko hari akantu kamwe wamukoreye wamwigishije gukora inzara wamubonye amasomo atangiye gufata
bizarangira bite? ntabirangira kuki ushaka kubirangiza Bizarangira bite? ibiki birangira Mama sura simba ndi kubabwira umukobwa ngo nayanjye. Simba ngo nayanjye. nayawe Bisawa. ariko mva mubwire turi mu buzima amafaranga arahari Cyane. n'ubu mu kanya turajya kwakira umuzigo wageze mu Rwanda nta kibazo cy'ubuzima ikindi kandi mbasabe si kandi cyane wowe niwe mbona ushaka kugira akamarayika ntabwo nkubujije kwitonda mwana wanjye ariko isanishe n'ubuzima turimo amafaranga arahari hanyuma icyo ntashaka muri ariya marembo yanjye sinzabonemo agahungu gaciriritse ubuzima umuntu arabutegura tuba turumvikana bivuze ngo ndashaka kujya mbabona mugendana n'abana turi ku rwego rumwe nta kuntu wajya umbwira ngo uzajya wuruka imodoka nk'iri bajyana ku ishuri ngo mbone ngo urajya guhoberana n'akabwana bwaje bwateze amagare bwateze ubumoto babasiga inda n'imbaraga sa no abo ntabwo ari abana banjye sibyo badashariye ubundi we niwe wanjye Ariko bajya bavuga ngo urukundo rujya rushatse. urukundo si iki urukundo ni iki Bizi neza ko Wa nta definition byabijyamo. y'urukundo Gusa ariko njye numva ngo rugiye rushatse. hoya uzarujyana hari amafaranga urukundo ni ubuzima basi unagenda kwanya tudakundana nubwo akenshi aba ari hanze ubona tudakundana hari undi mugabo mwari bwambonane nawe impamvu mukunda ni iki cyangwa ufite agasheri k'agakene Ibyo bashira ibyo bapimwe nk'ubiretse. Gusa Sitwabireka. rugiye rushatse. hari icyo bize ntabwo yabinkora nta makuru mfite gusa ndi kubona atsimbaraye ku bakene oya ntabyo bakeneye ntabyo bakeneye banterareje Nanjye iyo mbonye bavuze nisanga. ubukene mpita numva nzanye no sibyo sheri ndabizeye rero baganiraga icyo kintu muzumva muzacyitwararike sinshaka kuzabona bashingiye utuntu tw'uduhungu turi aho uko mubona so ari wa mugabo ukora hasi agakora hejuru ngo tube tumeze neza ntacyo atadukorera abo rero nibo bakonshaka cyane okay ngaho rero mwe muganira ariko ibintu byo kwiga jya ubigabanya mba mbona naho ngaho muri telefone uri mu bintu by'amasomo usacinga sheri ntukinanize mwana wanjye ibyo uza nkwereka utuntu tugezweho turahari ku bwanyu jya wegera murumuna wawe akwereke ufate udufoto nk'abandi bakobwa murashaka gusohoka ryari ejo se twasohokana kumva ejo twasohoka na nimugoroba mushatse nabajyana nimugoroba ngenda ajya muri salo ntabwo byakunda ariko mujyane kino ndamujyana biriya bintu ajya gukuraho kabiri sibyo shusho mwiyiteho ndabakunda abakobwa beza sawa Wowe sha wowe. yewe ngiye buki ahubwo reka nkwereke twenda tugezweho tuzabura vuba reba kano gakanzu urikubona atari sawa Ibyo bintu wambara sinabyambara. reba rebera kano gakanzu ni sawa Usiko wakunda mu bagahita babona icyo wambaye wumwiyere. bitwaye iki se wajya usirimuka Oya. ujya uba umusirimu kabisa Oya pe. reba kano Kandi mama niwe ukoye. ntabwo mama nyoshye se gute Mama niwe ukoye. mpamagare mama mubwire ngo aranyosha Mama arakoye. bivuga ko uvuze ko anyoshya Niyo ufite ntabwo wagakwiye kwambara ikintu. umva reba tuno tuntu ni sawa reba ndebera mpamvu kubona atari sawa ni sawa ujya usimba ujya uhura w'ubuturage Reka nanjye nkwereke ibyanjye uko nk'ayo ngayo. Usubije n'ibyo. ubwo se ufite iki Reba ipantaro. Bitari gusa ngo ntiwayambara. reka subiyangeraho ibaze ko ntanayirarana kuyirarana sinayirarana Ese turavuga cyangwa uvuga. aha ahubwo nanjye mba nibaza tuzakoresha DNA kuko mba mbona tutavukana Bari ababyeyi baratubeshye. ntabwo tuvukana njye nawe Bari ababyeyi reba baratubeshye. ibintu uba ushaka kwambara imyenda igezweho ni iyi wakabonye kano gakanzu reba na kano gakore yiranajyana Gusa ubu nanyura rero. ni hehe se utanyura ahubwo wowe ujya usirimuka uturuka handebera ndebera ibintu uba ufite Cyanyire cyangiye ubundi. reka ujya uva mwayo uve mu ikayi uzwi wabaye gakayi gushobora kwita agakayi Usiko mu kigo cyose rero umuntu ujya wambara ubusa. oya ubona se ntahita bikagenda neza Bariya bagabo bakurangara. Eh, Nanze nyine, kubwira nyine. ngo. Niyo mpamvu ukibeshya byambara. nakwica ahubwo ujya umbwira ngo ugure oya reka ngenda umusirimu Nise bikumara ibintu. ahubwo se nicyo utambara rero nk'ibipantaro ushaka kwambara icyo se ni igiki Nise pasiporo ntaberwa. reka ibaze kunsebya ntabwo nagendana nawe ku ishuri
uba wansebeje Shaka mbwiza ukuri hari aho bijya bigera mu nanjye ngize isoni zo kujyana nawe. nanjye ntabwo nagendana nawe ibintu wambaye ibintu bigera hariya ntabwo nagendana nawe Basuzakizwe ahubwo uzahinduke ubu nushaka ahubwo bizagenda ndabona baratangiye kubagashe utu turasaza utangiye gusirimuka utangiye gutereka inzara nyine niba abashuti banjye nsigaye ngirana nabo ku ishuri ariko ntabwo nakwambara ibintu nk'ibyawe kandi urabizi ko batajya bambara bizagenda biza ntabwo bambara nkanjye ariko ubona ko basi bo bari mu gusirimuka basi urabizi ko ni mukuru wawe nabonye ko uri mukuru wanjye si uri umuturage ibyo ni reba uri umuturage ibyo byemera ko uri umuturage ndabyemera ntari ngaho twitegura tujye ku ishuri ngiye mbanza ngiye muri saro usubu najyana bino bisuko ku ishuri oya ngiye mbanza ngiye muri saro nari natanze randevu ubwo nyine turahura turaza kuvugana ukuntu ejo tuzasohoka okay sawa turahurira sawa Vani umeze ute nanjye meze neza dore nari nje nirukanka mbonye umpamagaye mpita mugana uko biri kose reka nze nkurebe nanjye nari mukumbuye tumaze iminsi tuganira cyane dore natekerezaga yuko aya masaha uba uri na wenyine nta muntu muba muri kumwe mama yagiye ku kazi nuko mpita mvuga nti reka nze nihuta buriya wasanga unkeneye cyane kuri mu nkorera ku musatsi cyane tudirede ndi kureba mbona zarakuze zirimo ziragenda zikura ariko urabona ko byashaje ni ukugira ukayitusha ni ukuri ni ukunshakira amafaranga nkaretusha nta kibazo ahubwo se mbwira nyohereze si ya nimero si yayindi se nawe usanzwe uzi imbere kanyaguye ni ukuri igomba gusa neza cyane nanjye narebaga n'abandi banseka ngo byatangiye gusaza urakoze cyane Rugwiro urahangaha urabona neza Diana umeze ute se Diana ni karibu wacu cyane cyane burya ruhazi nari ngukumbuye ntabwo nari mbizi ko hazi nawe umeze neza meze neza disi nari nkumbuye kuguhobera Vane bite sheri meze neza okay ni karibu wacu ni karibu rwose amakuru ni meza urakomeye cyane shana rero ukumbuye pe none se Vanessa mwari muziranye oya ntabwo twari tuziranye urumva nari mvuze nti ubwo ari nimugoroba nturi mu rugo ndavuga nti reka nze nkurebe ku buryo uza mu rugo utamvugishije sheri ishero wanjye yari surprise ndashaka gutungura nese kumva n'ibyiza giye nkaho ibyo simbizi wenda buriya wasanga agiye kugusimbura mu mirimo wari urimo amakuru ni meza wari umeze neza wari umeze neza nari ngukumbuye cyane cyane mu bisanzwe mu bisanzwe urabona nta kibazo rwose nawe uzi amasomo aragenda n'ubu ngubu hari utuntu nari nsigaye ku ishuri ndi gukora niyo mpamvu natinze ariko disi usigaye ari keza ni mama bayatwitayeho kubera iki Vanessa we mutaba musa nkabona yigize ukuntu akantu k'agasireye ukuntu sinzi abana b'iki gihe se kutamenya reka ujye umenya ko njye ndi mukuru kuri we buriya ndakwikundira ngenda akuze cyane ntabwo ngomba kumera nk'umwana rero Diana ubu rero urabona yuko bwije kandi buriya mama Rugwiro buriya utazamubona kuriya ngo ugire ngo ni agafu k'imvugo arimo natinze gutaha yashobora no kunkingirana umusore ungana nawe koko mama niko ateye kandi buriya mba ngomba kubaha mama muzi buriya ibintu byose akora kugira ngo nkunde nige yamubyeyi ariko niko urabona nyine tuba turi abakene ariko akora iyo bwabaga bwose ngo umuntu akunde yige ubwo urumva ngiye kumusuzugura nyine byaba ari ibibazo rero dore butangiye kwira reka nsimbuke ngende aba ari no mu rugo wenyine buriya ababyeyi bamama bigira n'ubwoba usanga bimbwira ariko ubutaha basi ntuzongere kuva ngo tutambwira uzambwire twitegure neza na mama ahari wenda mubwire ko dutumiye erega nuko uyu munsi yari surprise ubundi rwose nzaguhamagara nkubwire kandi ntabwo bizatinda nzajya ngusura bidatinze nta kibazo reka ngo yerekeze